itoroshi yari yarisigaranye aba ararikongesha. Ibibazo rero twahuriye nabyo muri iyo nzu ni uko bya bihembe byabyinagaho mu nzu byahise bimwaka yatoroshi, mbega byabaye nk'umurabyo, nk'inkuba yari kubisaho. umunsi rero twatembereye ntabwo twatembereye, twagiye kubazanira abantu bafite ubuhamya. Reka dutangire batwibwira. Murakoze cyane. Mbere y'uko twabibwira tubanje kubashimira y'uko mwadusuye. Amazina rero nitwa Ntizeremye Jean Damascene, umudamu ureba aha ngaha yitwa Mukamurenzi Gloriose. Tukaba turi umuryango w'abantu 6, dufite abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ni ukuri Imana yagize neza. Ndumva madamu maze kumuvuga, ariko kamubwire basavuge Yesu ashimwe gusa. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Tugiye ndatangira mbabaza se 20 mwayibonye mute? 20 twayibonye neza kuko twayinjiyemo n'umunezero mwinshi. Dusoza 2019 Imana yadukoreye ka surprise kadasanzwe, yaduhayemo umwana w'umukobwa kandi aza mu gihe yarakenewe. Gute se? Kubera ko nakubwiye ko dufite abahungu 3 nibo twari dufite. Ubu rero abahungu banje bakajya bambaza batari ko kukimubyara nabi. Ntise ni ukubera iki mwabana mwe? Bakampingera ku baturanyi bati nko hirya aha ngaha kwa runaka bafite abahungu 3, bafite n'umukobwa umwe. Kwa runaka hari imbere bafite abakobwa 3, bafite n'umuhungu umwe. Twebwe kuki nta mukobwa dufite? Mu by'ukuri rero niyo mpamvu nkubwiye ngo byabaye nk'igisubizo. Dusoza umwaka wa 2019 twinjira muri viziyo dufite umunezero mwinshi cyane yuko Imana yariremye amashimwe akomeye. Mama, agakobwa wakakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane kuko nari mukeneye. Wasangaga nyine abana bampata ibibazo ngo bakeneye umwana w'umukobwa. Ndashima Imana rero ko yagikoze ikampa umwana w'umukobwa. Twarabyishimiye cyane. Murakoze. Ikigaragara cyo nuko abana bari bakeneye umukobwa kuruta uko ababyeyi bari bamukeneye. Papa, mumaze imyaka ingahe mukijijwe? Ni imyaka 4 n'igice. Mwarakijijwe rero, ndagira mbabaze mwakijijwe muvuye he? Ahantu twavuye hari ahantu hakomeye cyane kubera ko twari abasinzi bateye ubwoba. Ninjye wanwaga, umudamu we ntiyanwaga. Ariko nanone nkaba nari mumereye nabi mu rugo kubera ko nta cyiza kiva mu nzoga. Narazinwaga bikagera no ku kigero nigeze kurara hafi yo mu rugo ku gashamba kari gahari. Ndara aho ngaho nzi ngo ndaryamye ndi mu rugo, mu gihe nkangutse nk'isaha y'isa 9 n'igice gutyo ndebye hejuru nsanga ndyamye hanze. Nkoze ku mubiri numva n'imbeho yanyishe ku buryo buteye ubwoba. Nibwo natambutse ndagenda njya mu rugo, ariko madamu akambaza ati se wari uri hehe? Ndi mu kabari. Oya uretse widuha inshamake, akira mikoro ubivuge neza, uvuga ubwo buzima bwa mbere yo gukizwa. Murakoze cyane. Tukiva muri ubwo buzima rero nkimara gusinda nkarara aho ngaho mu kabari, nkarara aho ngaho mu ishamba, nibwo nageze mu nzu. Noneho madamu arambaza ati se none waraye hehe? Ntabwo birumvikana, ntabwo nagomba kuvuga ngo naraye mu ishamba, ahubwo namubwiye ko naraye mu kabari. Ariko undi munsi wakurikiyeho nibwo byageze aho ntashe nka saa 9 z'ijoro, nibwo nageze mu rugo. Arakingura, noneho atinze gukingura ndamubwiye ni kuki watinze kunkingurira, iyo haba hari ibintu byamfatiye hanze aha biba byagenze bite? Nibwo namufashe rero ntangira kumukubita cyane, kandi yari atwite inda nkuru, ari nkuru cyane. Ubwo nibwo yanyishikuje aranshika, arirukanka rero. Amaze kwirukanka numvise umujinya udashize, nibwo namwirukanseho ahanuka mu ruhave rwari ahantu rugera nko muri metero 6 cyangwa se 5, agoye yubamye kandi atwite. Nibwo rero nasubiye mu rugo, ndazanye ndiryamira, n'inzoga nyinshi zari zamennye umutwe, ndaza ndaryama. Mu gitondo rero nibwo abaturanyi bambwe bati wowe urica umuntu warangiza ukaryama. Nibwo rero nagiye kumureba kwa muganga, nsanga nawe yafashe icyemezo, yarakaye cyane, ariko umbwira ati nje sinzongera kubana nawe. Ubwo rero kubera ko nari mugezeho maze gushiramo byere 2, nari nzi gutera amasomo cyane, nari nzi kwigisha. Ndamwigisha rero imitoma ndayimanuka, ageze harabyumva.
amaze kubyumva rero twagarutse mu rugo. Amaze kugaruka mu rugo numva ibyo ntabihagije, nibwo nageze aho nyuma umudamu twari duturanye arambwira ati rero uzaze nkujyana ahantu. Nibwo yanjyanye tujya ahantu mu bapfumu, ariko mbere yaho gatoya nibwo umudamu yambwiye ati se kugiye icyerekezo cyawe ni ikihe? Ni hari inka ngiye kumuzanira, ni kandi ibira hejuru muri cyeru, ngiye kumuzanira inka. Ubwo rero nagiye kuraguza aho mu mahembe, nari maze kuraguza gatatu. Nari nagiye ahantu bita bugaragara ku mugabo bita Maniteze, niho ni nagiye kuraguza, baragura bakwase 500, akaza arayareberamo ariko kubwira ngo bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. Aho ngaho tuvayo aduha ibyatsi, ampa ibyatsi ndazana mu rugo, ntibyagira icyo bimara, mbona icyari kinjyayo ntikiri gukemuka. Ubwa kabiri rero nagiye kuraguza ahantu bita ku Rusumo, niho nagiye kuraguza njyana n'umugabo bita Garaje, abona uko ubu ngubu yapfuye. Aho ngaho naho tuvayo, ariko ho nari nagiye ngiye kuraguriza papa. Tuvuyeyo nibwo ibibazo byakomeje kuba birebire mu rugo, nibwo nagiye kuraguriza urugo rwanje mu mahembe ahantu bita muri Butaro. Nibwo twateze imodokari rero turagenda. Tubura ukuntu mwagiye, ni iki cyakuvanaga mu rugo kikakujyanayo? Ni ikihe kibazo wari ufite muri iyo minsi? Ikibazo nari mfite gikomeye, ntabwo numvikanaga n'umudamu, kuko nje numvaga nshaka kumuyobora uko nshaka bitewe n'inzoga nanwaga, ariko nawe ntabyumve. Atabyumva rero hakabamo intonganya mu rugo, kuko byageze n'igihe amafaranga twe dufite 100,000 twagomba kugura umurima, nayo akubise umufuka ndayarya ndayarangiza. Urumva rero cyari ikibazo gikomeye, niyo ntego yatumye njya mu bapfumu. Ndagenda rero mu gihe twari tuteze imodokari tuviramo kuri base, turagenda tujya ahantu muri Butaro. Tugezeyo nibwo uwo mugabo twari tugiye kuraguza aho twasanze adahari, dusanga yagiye Gitarama. Ubwo rero baratwakira baduha ibyo kurya, ni ahantu haba kanyanga cyane, nanjye nirumva narayikundaga. Ubwo twinywera kanyanga, tumaze kuyinywa rero mu gihe tumutegereje nka saa 12 saa moya nibwo yahageze. Aratubwira ati rero mukomeze mwinywera inzoga, babahe n'ibiryo mwirire, nitwarangiza tuje kuryama ndi bubabyutse. Nta mupfumu ubundi uragura ku manywa, bose bakora nijoro. Nibwo rero twanyweye izo nzoga, tumaze kuzinwa aratujyana ducumbikira ahantu heza cyane, inzu y'amasima nziza cyane, harimo ibitanda byiza cyane. Ubwo na kanyanga nari mfite igicupa kinini cya Bakari, nacyo nkirambika aho ngaho ku ruhande, turangije turaryama. Nibwo saa 9 z'ijoro rero yadukangura atubwira ngo nituze, akazi karatangiye. Atuvana muri ya nziza twarimo, aratujyana adushira mu kandi kazu ka miviringo k'ibyatsi kari aho mu gikari aho ngaho, abarimwe twinjiza. Amaze kutwinjizamo aduha kondisiyo, aratubwira ati rero umuntu winjiye aha ngaha ntabwo yemerewe kuhinjira na telefone, ntabwo yemerewe kuhinjira na amafaranga y'ibiceri. Ibyo byose mbabwiye ubifite nabijyane hanze. Turabisohora rero, ibiceri nari mfite mbijyana hanze, telefone nari mfite njyana hanze. Arangije aratubwira ati rero kuva mugeze aha mu nzu byose mwabishikije hanze, ngaho ni mwicare. Twicara ahantu rero ku katebe kakabaho kari karimo, twicara aho ngaho turegamira. Rero arangije yikoza muri ka kazu, hari harimo akandi kumba, aragenda ajyamo hirya, azana ikintu cy'igihu akirambika nkara ku ruhande. Arangije asubirayo, azana amahembe 2 ayegeka kuri kagahu. Arangije asubirayo, yazana igikombe cy'amaraso nacyo arakizana agishira aho ngaho. Kandi ibyo byose yabikoraga ari mu muyobe, uretse ko wabonaga bizanye kubera ko yabaga afite agatoroshi, niko twabaga turi kureberaho. Noneho aragenda azana n'ibintu by'amayogi. Urabona amayogi y'intore ni buryo uzibona, amayogi y'intore ariko cyari ikizingo kinini cyane. Aragenda aragiterura arakizana, nacyo kirambika nkariya. Arangije aragenda asubira yazana agatebe ka kinyarwanda,
bakora mu giti cyitwa umuvumu, aragendera mbega kagiye kumera nk'agasonga bugari, niko gaforomye, forome yako imeze nk'agasonga bugari. Noneho aragendera akazana nawe agatera nk'hariya aba ariho yicara, azana n'agacuma akarambika nk'hariya. Arangije aratubwira ati rero hari harimo n'umugabo w'umurokore, ubwo tunywa akanyanga we ntiyanywagaho. Ndamubaza se none kutanywa akanyanga we bimeze bite? Arambwira ati njyewe ndi umurokore. Initse umurokore none waje hano kugira ute kandi uri umurokore? Arambwira ati wa muhungu we icyakuzanye nanjye nico canzanye. Arangije rero tumaze kuvugana ibyo ngibyo, urumva twe tubaye inshuti, twe tubaye bavandimwe, duhana nimero z'amatelefone. Arangije kuzimpa nibwo uwo mugabo yatujyanye ducumbikira aho ngaho, atwinjiza muri ka kazu. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo w'umurokore yanze kunywa akanyanga, ariko rero yaje ajya babyita gupfumaguza, yari yaje mu bapfumu birakaze. Yari yaje mu bapfuma aho ngaho. Ubwo noneho nibwo uwo mugabo yamaze kuduha kondisiyo z'uko abafite amatelefone, abafite ibiceri babijyana hanze, nibwo yatwinjije aho mu nzu, akora ibyo byose arabikora. Arangije aratubwira ati rero hari n'abantu bari bajemo, yari yaraciye inkoko, amasake y'ibara rimwe. Hari hajemo abantu babiri, umudamu umwe n'umugabo umwe. Arangije arababwira ngo za nkoko nibazijyane kuri kagaho ahantu yarambitse y'amahembe n'ibintu by'amayogi n'igikombe cy'amaraso, aba ariho bazijyana. Noneho ubu njya ntanga ubu buhamya nkabwira abantu nasangiye n'abazimu inzoga yakanyanga nashigaje, nayo ninjiye muri ya nzu ndi kuyinywa. Arangije arayinyaka nayo ayirambika kuri kagaho hariya aho yari yashize bya bintu bye. Arangije aratubwira ati rero ubu ngubu ngiye kubakorera. Kagatoroshi nibwo yakazimije rero. Amaze kukazimya ubwo mu nzu haba umwijima, uretse kumva wicaranye n'umuntu mwajyanye, ariko hahise haba umwijima birumvikana. Urumva saa 9 z'ijoro hari hakiri nijoro. Arangije numva azunguje kagacuma ahantu yari yicaye. Numva harimo akantu kari kujegera kameze nk'ibuye. Akubita bwa mbere, arongera akubita ubwa kabiri, ubwa gatatu rero nibwo nagiye kumva numva bya biyoge ahantu yabirambitse nabyo birahagurutse, bitangira kubyinaho mu nzu, bibyina nk'intore, nk'ukuntu intore mwumva zihamiriza, bitangira kubyinaguraho mu nzu. Birangije bikajya biratuzaho ku maguru, nkasunika igikuta bishaka kunzamukaho. Mbaza umudamu uri wanjye, ndamubaza ati none ibi bintu bimeze bitarambwira ati nuko abakuru bakoraga. Ubwo noneho nshitse umutima mu nda, ndangije bya biyogi bikaza biratuzamukaho ku maguru no ku mutima, hano biri kugenda birabyinagura. Twese nta muntu uri kubizamura bikakuza. Ntawe ashwi ntawe rwose. Byo yamaze gukora iyo gahunda ari kuzunguza agacuma, ubundi byo bitangira gukora gahunda zabyo, nyirabyo atuje. Gusa icyo yari yaratubwiye ati nibitangira kuvuga icyo mutari busobanukirwe birampa uburenganzira, ubundi mbasobanurire. Ubwo rero nibwo byatangiye kubyinaho mu nzu. Noneho agasha kabereye muri iyo nzu rero, wa mugabo wari umurokore yagize gutya, itoroshi yari yarisigaranye aba ararikongesha. Ibibazo rero twahuye nabyo muri iyo nzu ni uko bya bihembe byabyinagaho mu nzu byahise bimwaka yatoroshi, mbega byabaye nk'umurabyo, nk'inkuba yari kubisaho mu nzu. Itoroshi birayimwaka, birangije biragenda bihagarara nk'hariya biti mwashakaga kutureba, ngaho nimuturebe. Natwe ubwo babura twicaho mu nzu rero. Za ndakuramutsa Mariya navugiye aho mu nzu rero. Za dawe uri mu ijuru navugiye aho mu nzu. Uvuze ndakuramutsa Mariya bamujyanye. Ntabwo nari namujyanye, ariko nshingiye ko nasengaga mu bakatolike, kandi mu misengere yacu twasengaga tuvuga ndakuramutsa Mariya na za dawe uri mu ijuru. Nibyo nifashishije rero. Ikibazo ngize ntabwo ari uko utasengaga Mariya, utasengaga ukoresha za ndakuramutsa Mariya, ahubwo ikibazo ni uko wabitekereje kandi undi wagiye gupfumaguza.
nanone ibyo kubitekereza n'umusambanyi iyo agiye gusambana aravuga ati Mana umfasha ahantu batahamfatira, n'umujura arabikora, iyo ngingo arayikoresha ati Mana undengere. natwe rero tugeze muri ako kaga twiyambaje Imana yacu, twiyambaza Bikira Mariya, ariko ndagira nkutangarize ko ntigeze mubona muri ako kaga nari ngezemo, ntabwo Bikira Mariya yandwanyeho cyangwa nsayidire. Mu by'ukuri rero turi muri icyo kibazo nibwo abadayimoni baducanye mu maso, baratubwira ngo mwashakaga kutureba ngaho nimuturebe. urareba umuntu se ko yagucanye itoroshi mu maso, uramureba se, uramureba ite kuri urumuri rwari ruri kutumena amaso muri iyo nzu? Noneho bya bihembe biratubwira ngo nta yindi gahunda ni ukubicira muri iyi nzu. ngira ubwoba rero ntangiye icunzwe kirandenga, mbaza wa mudamu ndavuga none ko wanzanye aha ngaha ndi kubona tugiye kuhagwa, ibi bintu bimeze bite? turava ati tuza humura wigira ubwoba. Noneho nyiri bya bihemba ahantu hari yicariye yubitse umutwe mu maguru, nibwo yatangiye gusaba imbabazi ari kuvuga ati rwose babyeyi ntabwo aba bantu bari babizi, n'ikimenyimenyi ni n'ubwa mbere baje muri uru rugo, rwose mubabarire. Amahembe aravuga ngo uyu mugabo uducanye mu maso ubu ni ubwa gatatu aje hano, aratuzi rero ahubwo naturebe. Agasha kabaye aho ngaho rero wa mugabo akomeza kubisaba imbabazi, wa mugabo bya bihembe byajimije rya toroshi wa mugabo bimudukuramo. Sumbaze ngo byamunyujije hehe? Muri ka kazu k'ibyatsi byahise bimutuvanamo, kandi ku rugi hari hakinze, bashizeho n'inyegamo bateyemo n'imisumari, ariko biramumujyana bihita bimudukuramo. Bimaze kumudukuramo rero wa mugabo nibwo yatubwiye ati none ko nababwiye ko nta muntu ugomba gusigarana itoroshi, nta n'umuntu ugomba gusigarana ibiceri, ibyo bintu mwabyize mute? Ndamubwira ise none wa mubyeyi we ko twebwe ari bwo bwa mbere tuje hano, ko kondisiyo waduhaye twazikoze, uriya akaba yaraje hano ubwa gatatu akaba ariwe wakoze ibyo, ntose ubwo waturenganya? Aratubwira ati ahubwo niba hari n'undi usigaranye na 5 mu mufuka ayajyane hanze hakiri kare batari bagaruka. Ubwo rero mu minota nk'itatu aratubwira ati baraje, ati mwongere mwitunganye. bari bavuye hese? Aho bari bavuyeho ntitwari tuhazi, dore ko twe batuvanyemo wa muntu baramujyana. Aho bari bavuye rero twe ntabwo twari tuhazi, ariko igikuru ni uko uwo murokore wari wageze muri iyo nzu agacana itoroshi, ni uko bamudukuyemo uwo mugabo asigara acanye itoroshi, turi kubona wa mugabo ntawe. Yes, bamujyanye, amahembe yamujyanye rero. Amahembe rero nayo afite ubushobozi uretse ko butarenga Imana yacu yaduhamagaye. Yes. Noneho rero birongera biragaruka, ngiye kumva numva kuri kakugikaye kari mu cyumba, numva biri kugatigisa. Birinjiye rero bigaruka biri kutubyinira nanone. Bigaruka biri kubyina muri ya nzu, birangije rero birongera biratuzenguruka, bikagera ku muntu wa mbere bikamubaza ngo icakuzanye ni igiki, tukavugana nabyo. Mvuga ikibazo cye cyanjyanye rero, ntumudamu winjewe yarananiye. None ndi kugira mu ndebere ikibazo cyari cyo, nimwarangiza mu mpe n'umuti. Bakinjira ku wundi nawe bakamubaza, n'undi bakamubaza, twese baradutondeka uko twari twicaye kuri iyo ntebe twese. Baturangije bya bidayimoni birangije bituvamo, biragenda. Bimaze kugenda rero nibwo nabaje wa mugabo ese none murangije kudukorera dutahe ko nta n'umuti mwaduhaye? Arangije aratubwira ati rero ntabwo turangije kubakorera, ahubwo amahembe agiye kuri gakondo yanyu aho muvuka kureba ikibazo mwavuze niba ari icy'ukuri koko. Ubwo twasigaye aho ngaho tugirana ikiganiro, ndangije ndamubaza se none ko ndi kubona za nkoko bari bashize kuri karagahu zapfuye zishwe n'iki? Arambwira ngo amahembe niyo yazinyunyushijemo amaraso, inkoko zisigaye we nizo ari burye.
ndamubwira se ya kanyanga yasigaye ko mbona icupa ryahirimye ryo ryagiye he? Arambwira ati abakuru naryo mbere yuko bahaguruka baza gutangira igikorwa babyinaha mu nzu babanje biyakira bahera ku nkoko rero barangije banywa n'inzoga. Niyo mpamvu mu buhamya bwanjye njya mbwira abantu Nasangiye n'amahembe inzoga. Noneho turi muri ico kiganiro nibwo yatubwiye ati ngaho mutuze, abakuru baragarutse bavuye kuri teri wanyu, bavuye ahantu muvuka ku gisekuru cyanyu, bavuye kureba uko ikibazo kimeze. Nibwo rero kubera ko ari nanje mu mahembe yahereyeho, nanone ninje yongeye guheraho ansubiza. Arambwira ati tuvuye iwanyu, none wowe ikibazo cyawe ufite ugomba gutanga 20,000 kandi ukagenda ukabirambika hariya washize kanyanga yawe wanywaga. Ndangije rero 20,000 mbikura mu ikofi ndagenda mbirambika kuri kagaho hariya. Ibyo bintu kuko byaravuga nta wundi muntu uri kubivugiramo, nta wundi muntu uri kubivugisha ukabona biri kuvuga tu. Mu by'ukuri amahembe ni ikintu kivuga. Ntabwo bavuga ijwi nk'iri ngiri, ariko ibintu bavuga urabyumva. Kuko niyo hari ibyo udasobanukiwe mu by'amahembe akubwiye, biha shebuja wabyo uburenganzira akaba ari ugusobanurira aho utumvise. Amahembe aravuga rero, amahembe aravuga. Ubwo noneho nibwo byaje birambwira biti noneho rero tuvuye iwanyu, ngaho ufata amafaranga 20,000 nibyo tuguciye ubirambike hariya. Bikorera n'abandi nabo bigenda bibaca amafaranga, abandi bibaca inkoko zibara rimwe, abandi babaca amahene yibara rimwe bazagaruka bazanye, ariko nje banshi 20,000 bamaze kubinsha. Barangije amahembe arangije arambwira ati rero kugira ngo urugo rwawe rugende neza nuko uzazana umusatsi wa madamu, kandi ukazawuzana uzanye ibindi 28,000. Ndavuga nti rwose nzabikora, ariko ngira ikibazo cy'amatsiko mbaza amahembe none mu by'ukuri umudamu nzagenda umusatsi muri kubona nzawubona gute? Birangije birambwira ngo tuzagendana nawe, tuzaguha uburyo bwo kubona uwo musatsi. Buba burakeye rero baradusezerera, turataha dufata urugendo, dutega imodoka turongera turagaruka. Nzakagera hano rero kubera ko gahunda yari yanjyanye, narinzi ko ndagerayo bakadukorera nkarara ngarutse. Nza guhurirayo n'umwaku rero dusanga nyirayo mahembe ntawe hari ngo dukorere, noneho biba ngombwa ko turarayo. Ngera mu rugo rero ndi gusobanura ibintu bikaze cyane. Umudamu ati niko inka mwagiye kuzana ejo iri hehe? Nanje rero mba ndamubesha inka twayicumbikije ahantu hari haraguru muri Cyeru, yananiwe niyo twayisize. Arambwira ati byanyu, ati nabimenye. Ntise ibyacu wabibwiwe n'iki? Ubwo iyo gahunda irangira gutyo. Arangije aragenda ajya mu nzu, ampa ibyo kurya ndarya. Ndangije ariko mu mutima nari ibiryo ndi kwibaza ngo uyu musatsi abakuru bantumye ndawubona gute? Ndangije ndagenda nicara hanze ku mbuga hariya. Umudamu nawe ubwo byabihembe niba byaraje binkurikiye, ngiye kubona mbona umudamu nawe afashe ibase n'amazi aragenda afura mu mutwe. Nanje nicaye hariya agashiramo igisambuza agasambura gutya kwa kunda abadamu basambura n'urufuro, yarangiza muri cya gisambuza agakuramo imisatsi gutya agaterera hasi. Nanjye nkakubitaho akajishi ntiguriya ngo namaze kubona. Abikora inshuro 3, agenda akura mu gisambuza gutya imisatsi go hasi. Yinjira mu nzu rero ho gatoya, nanjye mba ndasimbutse 1, 2, 3. Imisatsi uko yayisambuye uko ari 3, nanjye mba ndayifashe mba nkubise mu mufuka w'ipantaro. Rero iyi nzu rero ureba ntabwo iyi saro nari nakayihomye, yari icapiye gusa n'ibyondo. Ndangije mfata agapapuro ndakazana nzingiramo wa musatsi, ndangije nshira mu gihomo hano muri iyi saro. Ndangije abari munyishira ntegereza rero gushaka amafaranga kugira ngo nzasubire hahandi mu bapfumu njyanye y'amafaranga na wa musatsi. Nibwo rero muri iyo minsi twaje gushwana n'ubundi, ariko ubwo sinamukubita, tuza kugirana ikibazo gikomeye. Arahuka Nagiye iwabo.
noneho amaze kujya iwabo nibwo na telefoni wa mugabo ndamubaza none ku muti mwampaye gutari gukora bimeze bite ko byageze no ku kigero umudamu akaba yagiye. Nibwo yambwiye ati ubwo wawukoresheje nabi dore ko yampaye umuti ngo nzajya nshira hano mu kiganza nkajya mpuhaho nkavuga ibigambo byinshi ngo uyu muti gukore iburasirazuba, gukore iburengerazuba, gukore mu majyepfo, gukore no mu majyaruguru. Ayo niyo magambo navugaga ndi guhuha wa muti mu kiganza ndi mu mbuga, kandi saa 9 ibyo nkabikora saa 9 z'ijoro. Rimwe rero nibwo nanyweye ndasinda ndabyibagirwa, ndamuhamagara nti noneho rero niba uranyoherereza ugundi muti niba ndaza kuwufate ntibyapfuye. Ati se byageze biti intiri ijoro nibagiye kuwuhuha no kuvuga bya bigambo wambwiye nibagiye kubikorana nkwiye byeri ndibagirwa. Nibwo rero hakurikiyeho gahunda wa musatsi maze kuwubona nshakisha amafaranga bya 28,000 bibanciye nzajyana nkasubirayo. Nibwo rero amafaranga nayashakishije mu gihe nari maze kuyabona Imana y'amahoro ibirandokoye, nkumva ijwi rimbwira ngo nusubirayo uzapfa. Ariko iryo jwi nkashaka iryari ryo, ngeze aho umutima uranye nkavuga se n'ibya bihembe biri kugaruka kumbwira ibyo ntibimeze bite. Noneho amafaranga mu gihe nayabonye nakagombye kugenda, ijwi ringarukaho ndyamye rirambwira ngo gahunda ni ugukizwa, ibyo wakigira byose ngo urasubirayo nusubirayo uzagwayo. Utaragera ku rugero rwo gukizwa, reka nganize mama, ubwo buzima bwa mbere yaho ngaho wowe bwari bumeze bute? ari ubuzima bukomeye cyane, ariko nyine mbwihanganamo, bigeze aho biranga ndahukana njye iwacu. Ubwo nawe akazana abandi bantu kwinginga ababyeyi banjye, nkagaruka mu rugo. Ngeze aho ngambirira no kwiyahura. Hari umudamu twari duturanye w'umurokore, mbimubwiraho ntinje ndiyahura urugo rurananiye. Arangije angira inama ati kwiyahura ntabwo ari wo muti, niwiyahura abana bawe bazarimangana babura ubitaho, kandi niwiyahura zararazanye undi mugore ntacyo uzaba umuhimyeho. Ati ahubwo inama nakugira ni uko wakizwa. Avuga se ubundi naje gukizwa, wadakijijwe ari unywa inzoga, nje nkumva ntare kuri dini yanje, nkavuga nti se ubundi gukizwa byamarira iki? Niko nta nzoga nywa, naho njya ko nsenga nkavuga Bikira Mariya nti nawe ko ari umubyeyi kadutabara, ntakaba atari kuntabara, ntumwanzuro ni ukwiyahura. Ariko angira inama arambwira ati ntuziyahure, kwiyahura uzaba urimbutse n'ubundi ntacyo bizakumarira. Ngeze aho numvira iyo nama y'uwo murokore, ariko gufata umwanzuro ngo nje gukizwa nkumva ntakizwa. Nkomereza aho muri ubwo buzima, ubwo akankubita nkarara hanze, bugaca kansaba imbabazi nkasubira mu rugo. Mbese kubwo gukunda abana banjye nkabona ntabata ngo ngende, nta yindi mibereho nabo bagira. Mbese Imana yaraturokoye, nje ndi kuyishima, kuko nkurikije ubuzima twabayemo. Muri ubwo buzima nanjye ngezaho mfata n'imyanzuro mibi, ndavuga ngo naho twabana sinzongera kubyarana nawe. Ndi gushima Imana ko yadukuye muri ubwo buzima, cyakora imaze kunkura muri ubwo buzima, mbaye umurokore nyine dutabaye. Ngiye gusenga, Imana irambwira iti imyanzuro wafashe yo kutongera kubyarana n'umugabo wawe ntabwo ariyo, ugomba kumubabarira, kuko ibyo yakoraga ntabwo ari we wabyikoreshaga, bari abadayimoni. Ese wari wageze ufata umwanzuro wo kutabyarana n'umugabo? Nyine narafashe uwo mwanzuro, ntumugabo uri guhora arankubita gutya, naho twabana gute nzarera aba twabyaranye, nta wundi mwana nzongera kubyarana nawe, ntamfataga nabi, ntabwo nakongera gutwita inda ngo nyibyare, ntikirazira. None se wari waroneje urubyaro? Nari naraboneje urubyaro, narishirishiyemo agapira k'imyaka 5. Ubwo ngiye gusenga maze gukizwa, Imana integeka ko ngomba kugakuramo, ntagakuramo ikabimpanira. Ndavuga nti se ninjya kwa umuganga nkamubwira ngo nakankuremo, nta kibazo kanteye, ntabwo bazabyemera.
ubwo kubera ari Imana yari ibivuze imbwira inzira ngomba kubinyuzamo, cyakora koko ngiyeyo mbona bihise bishoboka, ndavuga iyi ni Imana, Imana yo mu barokore, niyo nzagwaho, nta yindi Mana nzakorera. komeza utubwire. Nyuma yaho rero tumaze gukizwa, ubwo maze gufata imyanzuro yo kumubabarira, naragize n'uburakari bwo kurakarira uwo mudamu wamujyanye mu bapfumu, kuko yari inshuti yanje. Kuvuga nta nshuti zo muri iki gihe, ni kugira ngo umuntu abe yari inshuti yanje, aba ari unjyanira umugabo mu bapfumu. Imana nabwo integeka kumubabarira, ko aribwo ngomba gukira ibikomere byose nagize ku mutima no ku mubiri. Ubwo ndamubabarira, bose ndabababarira, n'umutware ndamubabarira, ihita inyuzuza n'umwuka wera, kuko yambwiye ngo nindamuka mbababariye izampa n'umwuka wera ntuza umutima. Mbona irabikoze. Ubu turi gushima Imana kubw'ibyo yadukoreye, kuko njye nari nahize n'umuhigo mbwira Imana nkiri umukatolike, ntugira inzira ubinyuzamo ukantandukanya n'uyu mugabo. Nzaja gukorera ikibo cy'ibishimbo, ntingiture muri kiliziya, ntindi kugushima. Ariko nshimye Imana ko aho gutandukana yaraduhuje, turongera turakundana. Cyakora uwo muhigo nari nahize wo gutandukana nawe uhiguye maze kuba umurokore. Icyo kibo cy'ibishimbo nkijana mu rusengero ndi kuyishima ko tutatandukanye. Imana ishimwe rero. Ubu ndi kuyishima kuko yadushubije urukundo rwacu, turongera turakundana, imugira umunyamasengesho, nanje ngira umunyamasengesho. Ubu ndi gushima Imana, nyuma y'ubwo buzima niho yatwongeye umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa. Ubu nta kibazo. Imana ishimwe. Gaye kamashimwe katuye tukaretse. Turacyari hano kwa Papa Hirwa. Ndagira ngo tubwire, noneho gukizwa bije bite? Mama yarabitubwiye, ariko ibyo nibye tubwire bije bite, byatangiye gute? Murakoze cyane. Kugira ngo dukizwe, buriya Imana iyo igushaka ikunyuza mu bikomeye. Twari dukomeye mu bakatolike, ariko kugira ngo Imana ituronye yatunyujiye mu bikomeye. Muri ibyo byose nkubwiye twanyuzemo, nibwo rero nafashe icyemezo cyo kujya gukizwa, kuko hari umudamu mama wacu we yari akijijwe, akajya Ubuhamya akambwira ati kubizi ko na sko wanyu yambaraga ingutiya kandi ari umugabo, none ugiye kuzapfa uhengetse ubwonko kuri kubona Imana yatugiriye neza, wowe wazakijijwe. Nkumva ntabwo ndi kubyumva neza. Ariko umunsi umwe nibwo nageze aho ndavuga nti twagiye kunywa inzoga, noneho umugabo bita Jiga arambwira ati rero, aho kugira ngo umugore azakomeza gutesha umutwe na mukuru wa gutesha umutwe, wazaretse tukabica. Kandi duhaza urwagwa rumaze kurenga ubwonko, numva iyo ngingo niyo nanjye ndayishigikiye. Ahubwo rero twari turi kunywa urwagwa, ntabwo ni uguhindura tukanywa byeri. Ubwo tunywa byeri, umugambi turawunoza neza, tuwunoza ari kuwa gatatu, tugomba kubica kuwa kane. Nibwo rero nageze mu rugo, umuntu Imana izarokorera mukurikiranaga. Nibwo nageze mu rugo, mu gihe ndyamye numva ijwi riri kumpamagara ngo nudakizwa uzapfa. Nibwo nakangutse ntangira gutekereza imipango twapanze yo kujya kwica umudamu no kwica mukuru we. Numva ni ikibazo gikomeye, ntangira gutekereza nica umudamu ko na leta y'u Rwanda n'abayobozi duturanye bazi ko dufitanye amakimbirane, nimwica no kwa mukuru we tukahatwika. Ubu bizagenda bitubone ntibazamfunga. Ndavuga nti rero aho kugira bamfunge cyangwa se nje muri gerese, ntihabwo wabyihorera. Nibwo ijwi ryarongera agaruka, ndi kwisiganya muri ibyo ngibyo, nibwo ryongerera agaruka rirambwira ngo nudakizwa uzapfa. Nibwo rero mu gihe napangaga kuzasubira kuri wa mupfumu umushiriye y'amafaranga bya 28,000 na wa musatsi, nibwo ijwi ryambwiye ngo nusubira no kuri wa mupfumu uzapfa. Ariko nkashaka ahantu iryo jwi riri guturuka, nkashaka n'urimbwira nkamubura. Nibwo rero nafashe icyemezo, navuga ibintu uwakizwa harakara ko yagirirwa neza n'Imana. Nibwo nafashe icyemezo cyo kujya gukizwa. Ubu ngubu njya mbwira abantu nti iyo ntakizwa mba narapfuye cyangwa ubundi muri gereza. Ariko ijambo riravuga mu Befeso ibice 2, harimo ijambo nkunda cyane ritazava no mu bwonko, rivuga ngo gukizwa ni ubuntu.
uku bwa kavukire yanyu mwari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana y'amahoro yaratuzuye. Harimo ijambo nkunda rero, ngitwicazanya na data mu buryo bw'umwuka. Ubu rero ubu ndeba tugira n'iki kiganiro, ubu nicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka kubera Yesu. Abaturanyi batabyumva, abadayimoni batabyumva, ariko ntibazanshaka ngo bambone, kuko twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka nk'uko bireba nje na madamu. Ibintu rero ni uburyohe. Ubwo rero nibwo nafashe icyemezo cyo kujya gukizwa. Umunsi nagomba kujya gukizwa ariko cyumweru umuturanyi bararwaye turamuheka, abahetsi mbasaba uruhusha bararunyima, barambwira bati nubwo ukomeye ariko natwe turakomeye. None se twe ko natwe dusenga tuvuga n'agishapure, abandi ko natwe turimo abaririmbyi, abandi tukaba turimo abasomyi ba Bibiliya, urumva twebwe se tutari dukwiriye kujyana nawe? Umunsi ibintu byahindutse, ntabwo nkisubiye guteranira muri Buranga. Uyu munsi hari ahandi hantu ndaje gusengera. Muri Buranga ni abakatolike? Aho muri Buranga bari abakatolike, ni ahantu nasengeraga, ni ahantu twaririmbiraga, ni ahantu twavugiraga ndakuramutsa Mariya, hari mu bakatolike kuri santarari ya Buranga. Ubwo rero nibwo banyimye uruhusha, bamaze kurunyima ntegereza umurwayi ko kwa muganga bamuvura ku kabana kuri centre de santé, baramuvura. Bamaze kumuvura umurwayi turongera turamuheka turamutahana. Tumugejeje mu nzira rero ahantu nagomba kumanukira ngo nerekeze ku rusengero rwa ADEPR, nibwo namanutse barambwira bati nawe urarimanganye. Barambwira bati nawe urarimanganye, ugiye kuba nka so wanyu, ugiye kuba nka so wanyu utakinywa, kagubonaga hari ubwenge akigira. Ndangije nabwiye ntaco ninshaka nzabe nkawe, n'ubundi binyishe si bikeya. Nibwo nafashe urugendo rero ndagenda nja gukizwa. Mu kugera nsanga mu kirokore biraryoshe, umuziki uguturika, abantu bari guhimbaza banezerewe, mbega mbona abarokore bageze mu ijoro. Korari nkunda cyane bita Turagikanani rero babahaye indirimbo, baririmba indirimbo nakunze cyane. Iyo ndirimbo yankoze ku mutima, ni nayo naririmbye, ni nayo nize kugira ngo ninjire muri korari. Nize ndi ku gice, iyo ndirimbo niyo umudamu bita Sipera nkunda cyane, niyo yaririmbye, niyo yanyigishije. Indirimbo ivuga ngo reka kugira ubwo bw'ibyo uri kubona, niba uzi ko wahamagawe n'Imana, shikama umutima wawe utuze, komeza ibihe byo gusenga. Nabitegereza nkabona bari kuyiririmba nk'abamarayika, nanjye mfata umwanzuro ahantu mu nguni nice ndavuga ngo Mana, iriya korari nanjye ngomba kuzayiririmbamo. Ndangije rero nibwo natashe, iteraniro rirangiye ndataha. Abarokore ni abana beza cyane, bakaza baransura mu rugo, bakadusura, bigera naho bapangira niba ture mu rugo, nkumva ibintu ndi gufashwa cyane, nkumva ibintu ni uburyohe. Ku cyumweru cyakurikiyeho rero nibwo nabwiye madamu, ntumva madamu, tugomba gukizwa kandi singusiga. Arambwira ati niko ubu ngubu ndamutse mvuye mu bakatolike n'ukuntu nari nkomeye, warangiza ukongera ukabivamo, ukongera ugasubira ku nzoga, nazabigenza gute? Ni wowe gahunda, ni ukujya gukizwa nta bindi. Mbona ntabwo ari kubyuma, mushyiraho itegeko. Ndamubwiye ntugomba gukizwa, niko gahunda imeze. Hagisha inama cikora hirya iyo, bakaza baramugira inama, aramubwira bati rero ntabwo umugabo yagusaba gukizwa ngo ubyange, niba gusabye gukizwa ugomba kugenda. Ubwo rero dutangira inzira yo gukizwa. Nawe ku cyumweru cyakurikiye, mbega ntibyatinze, ku cyumweru cyakurikiyeho nawe yahise ankurikira, tujya mu barokore, tukajya dusenga Imana, ibintu bikagenda neza. Umwarimu wari uyoboye umudugudu wa Kivuruga bita Birihanze Jean Claude, buriya yanyigishije ku gice, arambwira ati rero ndi kubitegereza nkabona muzama abantu bakomeye. Arambwira ati ni ibintu by'Imana ni mu bigendamo neza, muzaba abantu badasanzwe. Kandi ubu namaze kubibona, kuko mu myaka 4 n'igice tumaze dukijijwe, ubu nahise mba umudiyakoni muri ADEPR. Urumva rero ko ndi umwizerwa. None ikigeretse kuri ibyo, maze kubatizwa, ya korari nayigezemo Turagikanani, mpita mba umujyanama. Indi manda, iyo manda irangiye y'imyaka 2 mu bujyanama, bahise bantorera ku mubitsi.
ubu ndi umubitsi wayo rero nyibikiye imyaka hafi 3 kandi ibintu bimeze neza, twuzura umwuka wera tugafashwa cyane. Mbega hari ijambo Imana yambwira ngo rero mwana wanje, nubwo wahombye ibihumbi 400 ariko nzabikwishura. Kandi igikuru nakoze nuko narinze umudamu wawe gusara, ubu aba yarasaze kubera wa musatsi nari kuwujyana agatangira agasara gato umutwe, none nkazatakarizayo n'amafaranga menshi. Niyo ntego abadayimoni baye bafite. Ubwo rero nkiraho hari akantu nibagiwe gakomeye. Wa mugabo tukimara kuva mu bapfumu naramutelefoni, ndamubaza wa murokore, ndamubaza none ko baduhaye kondisiyo yo kudacana amatoroshi, wowe ukaricana byagenze bite? Arambwira ati naringiye kuraguza y'ubwa 3, nashakaga kureba mu maso ibyo bintu mvuganaga nabyo. Ndamubwira se none ko waricanye mbere twe bikadutungura, waba warabibonye? Arambwira ati ntabyo nigeze mbona, ati byabaye nk'inkuba niroturuva itoroshi barinyatse. Ndamubwira se none ubu ngubu uri hehe? Arambwira ati ubu ndi kwa muganga, niho nagiye kwivuza ibikomere, amahembe akinkura hagati muri mwebwe. Ahantu yakubitaga hose yagenda agacika ibisebe. Ati ubu ndi kwa muganga barimo baranyomora ibisebe, ati ubu merewe nabi. Amahembe yaramujyanye amuvana muri Butaro, amuvana muri yanzu twebwe twari turimo. Arangije aramujyana amwambutsa Nyirangezi ya Ruhondo. Igihe twasuye iriya korari y'Imurandi, buriya na tembereye aho ngaho, nzi ngo niho ndamusanga kuko naho namukekeraga sinamubona. Ubwo rero bya amahembe yaramujyanye amwambutsa Ingezi ya Ruhondo, aramujyana mushira iwe mu mbuga, abari hamurambika. Arangije amahembe agaruka kudukorera. Ubwo rero mu gitondo cyaho nibwo nageze mu isantere yacu ya Gasiza, ngura ikarita ya 500, ndamuhamagara mubaza uko ibintu byamugendekeye. Numva telefone iciyemo ariko nge numvaga ko byamwishe. Ubwo noneho nibwo namubajise amakuru yayo bimeze bite. Arambwira ati ubu ngubu ndi mu bitaro merewe nabi, barimo baromora inguma, aho amahembe yakubitaga hacikaga ibisebe. Ndamubwira se none wari ugambiriye iki? Arambwira ati mva, nashakaga kureba ibintu bihora binca amafaranga, ibintu bihora bimbwira ngo uzaza n'ihene y'ibara rimwe. Nashakaga kureba ibintu bihora bimbwira ngo uzaza n'amafaranga ya naya. Nashakaga kureba ibintu bihora bimbwira ngo uzaza n'inkoko y'isake y'ibara rimwe. Ati muri make nico nari ngambiriye kureba. None se wabibonye? Arambwira ati ntabyo nigeze mbona kuko byakubise nk'inkuba, itoroshi birayinyaka, nibwo byabankuyemo biranjyana, nanjye bintwara. Nta bwenge bundi nari mfite, ubwenge bwaje nyuma ngeze mu rugo. Imbeho inkubise mu gitondo saa 11, nibwo n'umudamu yabyutse kubitwa n'inkuba, asanze ndyamye mu mbuga. Ati nguko uko nageze mu rugo, nguko uko banjyanye, bahise bampeka banjyana kwa muganga. Ati muri make, arambwira muri makeya ati ubundi kwivuza. Ako kantu rero ni akantu gakomeye niko nari nibagiwemo, ariko mu by'ukuri twamaze kugira muri ADEPR. Imana itubwira ibintu bikomeye. Imana iratubwira ngo uyu mudamu reba aba yaratoye amashashi mu muhanda, aba yarabaye umusazi. Nibaza se yari kuba umusazi mu buhe buryo? Yari kuba umusazi mu kumutesha umutwe mu rugo? Yari kuba umusazi kubwo kumukubita agahanuka kuri wa mukingo wa 6 Yari kuba umusazi mu buhe buryo? Imana irambwira ngo yari kuba umusazi kuri uriya musatsi wabitse muri saro yawe na n'ubu kirimo. Uracyawufite uwo musatsi? Byageze nyuma, umubano mwiza umaze kugaruka, umusatsi ngukuramo ndi guha madamu ubuhamya. Ndamubwiye nti wowe uba waranasaze, kuko dore n'umusatsi n'ikimenyimenyi wawe ni naramaze kubona, nagomba kujyana mu mahembe. Mudamu yuzura umwuka we, aravuga ati Imana ishimwe kuba ntarabaye umusazi, ahubwo nkaba ngiye gusarira muri Yesu. Imana rero imbwira ikintu gikomeye, arambwira ngo kandi kubwo kuba warumviye umwuka ukaza, nzakugira umuntu ukomeye. Ikindi cya kabiri, ibintu wahombye nzabigusubiza. Hari umudamu rero nagiye umukobwa nagiye gusengera bitaga Delphine, niwe twasuye
noneho tumaze kumusura nibwo Imana yambwiriye ijambo rikomeye, irambwira ngo nguhaye isambu. Ikuntu Imana ibintu ikora bitangaje, iyo sambu Imana yampaye ni iya bya bihumbi 400 nariye ndi muri bwa buzima, ni Imana yahise insubiza. Kandi Imana ikimbwira ntabwo byatinzeho gatoya, Imana yahise insubiza. reka nongere nganize na mama mubaze se inti natubwire noneho nakomeze y'amashimwe, atubwire ubuzima bwa nyuma yo kwakira Kristo. murakoze cyane. Ubuzima bwa nyuma yo kwakira Kristo ni ubuzima bwiza cyane, tubayeho neza mu mahoro, turakundana cyane, nta kibazo dufite. Icyo dushaka gukora tukivuganaho, tukacyemeranyaho, nta kibazo dufite. Abana bacu tubarera gikristo kubw'uko ibyo dushaka gukora tumanza twabivugana tukabyemeranyaho. Urukundo rwacu nta kibazo gihari, turakundana. Namubwira nti ngiye gusenga ndarara mu masengesho, ntagire ikibazo. Nawe yajya gusenga yaba arasenga aramarayo 2 aramarayo 3, nta kibazo ngira. Nyuma y'uko ubwo buzima bubi twanyuzemo, Imana yaradushumbishije, tubayeho mu buzima bwiza, turakundana nta kibazo, dukora bimwe, turumvikana muri byose. Ndi gushima Imana kubw'icyo yadukoreye. Urugo rwacu rwari rusenyutse, ikongera ikarwubaka. Abana bacu bakaba bavuga bati mama na papa nta kibazo gihari. Nge nta mashimwe gusa, iby'Imana yankoreye nabivuga bukira bugacya. Ndi gushima Imana bw'ibyo yakoze, kandi hari n'ibindi yiteguye kudukorera. Nagira ngo baze se nyuma yo gukizwa nta yindi ntambara wigeze uhura nazo? Murakoze cyane. Yesu aba ari uw'igiciro mu rugo. Mu myaka 4 n'igice tumaze, umudamu nta kibazo twagirana. Mbega ibintu bimeze neza. Yesu yaraje arahicara, ibintu bimeze neza. Mbega nawe uri kubyirebera, kandi nawe yabigusobanuriye nk'uko yabikubwiye, ibintu bimeze neza. Uri kubona ko aranakeye cyane. Ubundi rero ahangaho wagira ngo ni za protomanto zirimo, ariko ubu uri kubona ko ibintu bimeze neza. Ubu ari kunderera agakobwa kandi urabona kakeye. Ni ukuri ameze neza. Natwe rero twishimiye kumva ubuhamya bwanyu. Nawe rero nk'umuntu uvuga ubutumwa, tubwire akajambo k'iminota 2 udusorezaho, ariko utarakavuga. Ndagira ndabanza mbaze mama, ingo z'iki gihe ubona zifite ibihe bibazo, ese wabagiriye inama? Ingo z'iki gihe ibibazo akenshi zifite ni ubwumvikane buke, kandi bitewe n'iki? Bitewe no kwikubira imitungo y'umwe ku bashakanye. Umugabo wenda kumva amafaranga yayashyira ku ikofi akaba yo kunywera nk'uko natwe byari bimeze. Ariko ingo z'iki gihe nk'inama nabagira, nagira inama ingo z'iki gihe ko bakizwa bakakira Yesu umwami n'umukiza wacu, bagashyira hamwe muri byose. Imitungo bashakanye bagafatanya kuyijera, kuko ari byo byubaka urugo. Niyo nama nagira ingo z'iki gihe. Uravuze uti abagabo bakikwira imitungo, ese abagore bo nta makosa mugira? N'abagore, hari abagore nabo batoteza abagabo babo, nabyo ndabizi. Ugasanga niba umugabo afashe umwanzuro wo kuvuga ati wenda aya mafaranga tuyagure isambu, umugore wakumva ko yaguramo igitenge cyiza nk'icyo yabonanye runaka, n'ima leta igezweho, ubwumvikane bukaba buke mu rugo. Nabagira inama yo guhuza muri byose, kuko amakosa si ay'abagabo gusa, n'abagore bagira amakosa. Reka tujye kuri papa, wowe ubibona ute? Murakoze cyane. Ingo z'iki gihe ahanini zishingira ku mitungo, niho usanga ibintu by'amakimbirane bituruka. Mbega kutumvikana ku kintu cyakorwa mu rugo, cyane nk'uruhare runini nka 90%. Ikibazo gikunze kuba ku bagabo. Umugabo akumva ko amafaranga abonekanye mu muryango araye, inka zihari arize, amashamba ahari araye. Mbega ugasanga nk'umudamu ikintu yakikontorora ni nk'ibijumba,
umugabo akumva ko ibitari byose byaba iby'umugabo, inka zose zikaba iz'umugabo, ariko kuba umudamu yakura ku mafaranga bikaba ikibazo gikomeye. Ni aho ngaho rero ikibazo nyamukuru cy'amakimbirane gituruka ahanini ku mitungo. Sawa ngo reka tugire ikintu utubwira dusoza ijambo ry'Imana nk'iminota 2. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana twaganiraho muri uyu mwanya ni ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi. Ari Zaburi nkunda cyane, Zaburi y'121. Ijya imfasha cyane, harimo ijambo rivuga ngo gutabarwa guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Iyo Zaburi ijya imfasha cyane, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore uwurinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Iri jambo rero ni ijambo rijya rimfasha cyane. Abanyarwanda bagira ibibazo bimeze bite? Nta yindi nzira umuntu akwiriye gucamo uretse iyo gusenga, kuko ubutabazi buturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, ndetse akarema n'abanyarwanda muri rusange. Usanga rero abantu muri iyi minsi bishingikiriza ku bakomeye, ariko abakomeye ndagira ngo utangarize yuko ntacyo bakumarira, nta n'icyo bakunguraho, usibye ko hari igihe umuntu akubwira ngo nzagufasha, nzakugirira neza, ariko wamugeraho ikibazo cyavutse akakubwira ati uyu munsi ndi kumva nta n'ibiceri mfite, niba hari ubufasha bw'amafaranga wari umukeneyeho. Ariko iyi Mana yacu twiringiye, iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana twizeye, iyo uyihamagaye irumva. Kandi igikuru kirimo ni uko Imana yavuze ijambo rikomeye muri iri jambo, iravuga ngo nzarinda ubugingo bwanyu kuruta ibindi byose birindwa. Inka n'amatungo ni byiza, kugira ifeza ni byiza, kwambara neza ni byiza, ariko igikuru gikomeye ni ukurinda ubugingo buzabona Imana. Imana yacu rero yavuzemo ijambo rikomeye, iravuga ngo nzarinda ubugingo bwanyu, ariko ikindi nzabarinda ikibi cyose. Ni ijambo naryo rikomeye, kuko ikibi cyose aho cyahaguruka kikava kikagera, Imana izagira ite? Izakiturinda. Kandi turi muri iyi si ntabwo abadayimoni batwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu iri jambo ryaje rivuga ngo nzabarinda ikibi cyose. Harimo amagambo akomeye cyane, aho Imana yavuze ngo nzarinda intambwe z'ibirenge byanyu. Kandi kigeretse kuri ibyo, nzabarinda mugenda, mbarinde mugaruka, mbarinde iburyo n'ibumoso, nzabarinda impande zose. Bivuze ngo ikizahaguruka giturutse iburyo n'ikizahaguruka giturutse ibumoso, Imana izakiturinda, kuko icyo cyose kizaba ari ikibi. Mu magambo makeya, kuri iri jambo ry'Imana risoje rivuga ngo nzabarinda uhereye none, ubu tuvugana tugira n'iki kiganiro, ukageza iteka ryose. Ni ryari rero? Ni igihe Yesu azagarukira kujyana itorero rye. Amen. Aya magambo rero ajya mfasha cyane, kimwe n'ariya magambo avuga ngo mwari mupfuye muzize ibyaha byanyu. Kandi nkasanga koko njye na madamu twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ku bwa kavukire yacu rero ntabwo twarabo kugirirwa neza n'Imana, ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, Imana ari iy'amahoro, Imana ari Imana igwa neza, yaradutabaye, irangije ngo itwicazanya na Kristo mu buryo bw'umwuka. Ubu rero ubu tureba twari twageze mu ijuru. Twageze mu ijuru mu buryo bw'umwuka, nje na madamu ijuru twarigezemo. Kuko mbonaga twararitashe, niyo nkerewe gutaha ari kumbwira ati ati mutware atugeze hehe? Nkabwira nti hari ahantu nkivuga Imana. Numvaga binyubatse cyane kumbwira ati tava bitera byahora. Kandi mu buzima twabayemo mbere ibyo ntibyigeze bibaho, kubera amakimbirane twagiranaga ibyo ntibyabagaho. Ariko Imana y'amahoro imaze kuduhamagara, imaze kudutabara, imaze kudushumbusha n'ibyacu twabuze, mbega twabaye nka Yobu.
Yobu yanyuze mu bikomeye, inka n'amatungo biragenda, umudamu aragenda, abana baragenda, ariko nyuma Imana iramushumbusha, arongera agira umunezero uruta uwo yagize mbere. Yobu rero avuga ijambo, aravuga ngo Mana, nzi yuko ushobora byose kandi nta cyabasha kurogoya imigambi yawe. Wabyirwa n'ikire kuri mu mugambi w'Imana, ni uko ugenda usimbuka impfu nyinshi. Izo mpfu nyinshi madamu yasimbutse n'impfu nyinshi nanjye nasimbutse, nizo zerekanaga yuko tuzakorera Imana, kandi na n'iyi saha tugenda tuzisimbuka kubw'umugambi mwiza Imana idufiteho. N'ayo magambo rero numvaga dusoza iki kiganiro twaganira ku ijambo rivuga ngo gutabarwa guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amasegonda 30 mama nagiye ikintu atubwira gisoza. Amasegonda 30. Mwakoze kudusura, nanjye ndabashimiye. Imana y'amahoro ibane namwe. Amen. Amen, amen. Namwe murakoze abadukurikiye bose, kandi tunishimiye ko Imana yagize imirimo myinshi ikora. Nukuri pe mutubwiye ibintu byinshi sinabona ko mbivuga. Imana ibahe umugisha. Amen.